Nshuti bakunzi b'umuringa w'u Rwanda TV tubasuze tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana aho muherereye hose mu bice by'igihugu cy'u Rwanda bitandukanye ndetse no hanze yacyo. Ubu ngubu rero turi kumwe n'abaturage ntabwo ushobora kumva uburyo babayeho nabi kubera kubura amazi meza. Nibyo ubu rwose twarababaye mbese muri make tuvoma amazi y'ibiroha koko. Iyo nkuru mvishe ntabwo ari inkuru mbarirano ahubwo ni ukuri. Niwe wakwirebera abana baraducika tugatangatanga bakaja kuvoma ariya y'uruzi ubundi bakavoma kira kigezi wabonye ngo hari n'abahaburira ubuzima. Ibyo tukubwira ni ihame ntabwo ari inkuru mbarirano. Wowe ubu ufite imyaka ingahe? Se nawe wavukiye hano bavoma aya mazi? Navukiye hano ariko rero mbereho twari dufite amariba ntabwo byari bimeze nk'uku. Amariba yabaga afite amazi meza ariko ubu byarahindutse nta mariba wabona. Hanyuma rero ingaruka murimo guhura nazo kubera ko murimo kuvoma amazi mabi nk'aya ngaya ni izihe? Ingaruka ya mbere turi guhura nazo, ingaruka ya mbere inzoka zaraturembeje. Icya kabiri mfite impungenge imarira turwara wabona iturukaga no muri ayo mazi. Ariko byo ntonabihamya neza kuko ntonize iby'ubuganga, ariko iby'inzoka byo nanje ubwanje ndayanywaga nkumva mu ndambuza amahoro. Hanyuma wenda ikindi kintu giteye inkeke nkariya ku ruzi ngo hari n'umwana uherutse kugwamo bagiye kunywa amazi, bwarashoreranye n'ubwana butoya ngo tuje kunywa amazi, barahageze se umwe yaragarutse yahise agwamo n'abandi bakomeza kuyanywa kandi haraguyemo n'umuntu. None twagira dute? Hanyuma rero murasaba iki noneho gikwiriye kwihutishwa? Twasaba nk'abayobozi bacu rwose ko batwitaho bakaturwanaho kuko nta handi twakwitabaza uretse ku buyobozi. Murakoze cyane. Ubwo twabasangaga ku mugezi wa Mukungwa mu karere ka Musanze, ahangaha ni mu murenge wa Rwaza, ubwo twabasuraga twasanze bavoma aya mazi y'ibiroha mu buryo butunguranye. Batubwiye uburyo amazi mabi bamaze ubuzima bwabo bwose ariyo bavoma, nyamara bamwe nk'abayobozi batandukanye cyane cyane nka gitifu w'akagari ukaba wibaza uti nk'umuyobozi wize amashuri 6 cyangwa se ayarenga akabwira umuturage ngo nanywe amazi y'ibiroha kuko nta kundi yabigenza, nyamara yicaye ahembwa. Abacu bashiriyemo bari no gutemba, bamwe bari no gupfa. Narangiza nawe mukagaruka mukavoma kuko hapfiriyemo abana. None ko nta kundi kuntu twabigenza ko nta heza twabona gandi mazi. Oya mbizi kuri aya ni amazi asa n'urwagwa koko? Ni aya ngaya dukoresha. Ubu se murazira iki koko? Ubwo Imana nibona ko ari ngombwa ko tubona umugezi mwiza tuzawubona, ariko ntago dukoresha. Ese ntimujya mu none ko nta kundi kuntu twabigenza. Hanyuma rero murasaba iki wenda kugira ngo cyihutishwe kubera ko hari ingaruka nyinshi tutakwiga tunababaza muhora nazo harimo inzoka ndetse n'ibindi? Murasaba iki? Turasaba ko wenda ubuvugizi bwo kuduha umugezi natwe tukabona amazi meza tukareka guhora tugwaza inzoka no guhora turi gupfusha abana. Gusa ntaheruka gupfiramo abana ryari? Ego nta nejo bundi muri rino zuba nta gihe gishize muri ugu mwaka niho twamuhanze. None se hari abayobozi baza babashishikariza gahunda za leta bari kubabwira ngo mutange ejo heza mwishyure za mituweli, abo bayobozi ko batabaha amazi? Kuki batabaha amazi? Baraza tukabibabwira bati turacyasaba, natwe turacyasaba ariko tugategereza amaso agahera mu kirere. Hanyuma rero murabona hakwiriye gukorwa iki noneho? Mwarasabye ntagira ikintu muhabwa, ubu ngubu noneho ni iki mushobora gusaba by'umwihariko kugira ngo babatabare? Turabitabaye bakaduha amazi baba badukoreye. Reka tuganire na mugenzi wawe nawe hano batubwire ni aya ngaya tuvomaga hano twabona twavoma amazi yo guteka, tuvomaga hano kumesa byose no koza amasahani byose nigana dukoresha.
nize nk'ufashe isahani ukayogesha amazi nk'aya kuko uba uyigiriye isuku cyangwa ahubwo uba uyanduje kurushaho none twaje kuvoma ngo nta handi hano twabona umugezi ngo abana barahapfira namwe mwarangiza mukajya kuvoma hano koko nta kundi twabigenza n'umupfu wamanukaga turi kureba cyangwa n'ibindi bisimba bikamanuka ariko tukavoma kubera ko nta handi hano twabona twaje kuvoma. mbese abayobozi ntibabona iyi video ko bazavuga ko murimo kubabeshya wenda ngo mufite amazi nta handi hantu mufite amazi ntayo nibabona turi kubabeshyera wenda nabo bazaze batambagire barebe ko babona wenda ko hari ahandi wenda twaba tuvoma. harya ahangaha muvoma bahita ku isoko ye hano ni uruzi tuvoma uruzi kuri Mukungwa. ubwo ni ukuvuga ko hano mutunzwe n'uruzi rwa Mukungwa amazi y'uruzi rwa Mukungwa ko mubayeho nabi turababaye ni ukudukorera ubuvugizi ko babishinzwe tukareba ko natwe twabona amazi tukajya ndetse natwe tukagira ubuzima bwiza nk'abandi. hanyuma rero kugeza ubu ni izihe ngaruka murimo guhura nazo kubera gukoresha amazi mabi nk'aya ay'uruzi rwa Mukungwa? cyane cyane inzoka nizo zitumereye nabi ugasanga abana bari kugwamo mbese urebye nta bundi buzima bwiza dufite. wowe ushobora no kuba wahashye dore nk'ubu aya mazi ameze gutya umuntu yahashye nk'akawunga cyangwa umuceri ubu tugiye guteka nta handi hantu twavoma ubwo niyo turatekesha n'igikoma dutekeshaga aya ngaya. muzehe nawe hari icyo watubwira? ikibazo dufite ikibazo cy'amazi ya Mukungwa tuvoma ubu susa nayo mukagiye guteramo tugiye kuburara abana ntibagira icyo barya bitewe kubura amazi abapfu baramanuka imbwa zikamanuka zigahagamamo tukazisunika zajya ku rugomero bakazikuramo bamara kuzikuramo ubwo twabona ubuvoma ahubwo icyo twasaba badukora ubuvugizi aho twabona amazi nk'abandi. ese muzehe ugereranije nk'imyaka umaze hari umuntu watubwiye ko afite imyaka 39 yavutse anywa aya mazi ubona impamvu abayobozi batagera ahangaha ari impamvu abayobozi batagera ahangaha navutse kuba navuka tuvoma uruzi abakuru bose nasanze bose bavoma uruzi Mukungwa ngiye nta mugezi tugira kuva na kera kose ewe si n'abashaje bitabye kera bose bagiye aramaye tuva Mukungwa tugasaba amazi bakatubwira ngo tutekore uvugizi hejuru ngo bazayaduha tugategereza reka da none cyo twabafasha ikintu twasaba ntatugera mu nzego zo hejuru mukareba ko baduha amazi natwe tukagira ubuzima bwiza abandi twumva abandi ngo babahe amazi twebureka. hari umuntu watubwiye ngo hano ngo mwasigajwe inyuma n'amateka none se tugira inzego z'inyuma y'amateka kandi babahaye amazi twe kaba nta mazi tugira numva twebwe mu Rwanda turazwi ntabwo tuzwi. hanyuma mu gihe umaze hamaze gupfiramo cyangwa se kugwamo nk'abantu bangana iki? ejo bundi mu kwezi kwa 8 haguyemo umwana tumukuramo yapfuye akandi ko bagakuramo kikazima. mu kwezi kwa 10 n'ubundi haguyemo abakobwa 3 baje kuvoma abo bose umwe aguye mu Ruhengeri mu bitabo bya Ruhengeri undi tumukuramo nawe akiri muzima n'ubu baje kurukora n'imbwa ziramanutse n'abantu bantaje batamanuka. twese rero hano rero byatuyobeye hano niba turi mu Rwanda aba bantu bamaze kubura mu buzima ni nk'abejo bundi nko mu myaka umaze amaze kuriramo abantu hano bagera nko kuri 15 bari bamanuka buri kanya abakuramo epfo ku rugomero niho bakuramo buri mu kanya tubonye udukweto turimo kurereba buriya tuba dukweto buriya mubonye hari n'igihe buriya haba hari umwana wamanutse akaba akiri hasi atari yiburuka ukamukuramo ku rugomero. kuko ubu mutunzwe n'amazi kuko ni amazi n'aya ngaya murebe dore ubususa bwagiye kuza ubu turabura uyu turarya ikintu zifata ubugakoma nta muntu ateka gakoma nta muntu ateka gahunga nta muntu ateka gacintu ntibishoboka agatekesha iki. hanyuma rero murasaba iki? turasaba inkunga turebe ko urwego rw'igihugu rwaduha amazi tukamena amazi nk'abandi natwe ese twavati mu Rwanda ubu ngubu dusabe perezida wa Afurika wenda aduha amazi cyo tubyagenda cyangwa twariye tukamera nk'abandi. hari ingaruka bakomeje kugarukaho zirimo kurwaza inzoka hari inzoka de nk'ubu abana barwara korera barwara amacinya hejuru y'iki y'amazi mabi inzoka za mibe za inzoka nyinshi cyane hejuru y'iki kugwingira hejuru y'amazi mabi hejuru y'amazi yo gute no kugwingira amazi yanywa ukagira ubuzima bwiza ukagira igikuru. Murakoze cyane. Undi uratuganira inama aherutse kubagira ngo yababwiye ngo iki? Yatubwiye ko tugomba gufata amazi tukazana
matora n'umusenyi gwa giciye n'amakara ngo tukayunguruza ngo gakaba meza akaba ariyo tunywa. ariko nawe muzamujyanira nkwe yaranadutumiye ngo azanabidufasha mu ngo nitubona iyo micanga yagiciye kandi giciye iri kure yacu. Gitifu yitwa nde? Gitifu w'akagari. hanyuma se murabona ari cyo gisubizo nk'abayobozi bari bakwiye kubaha? Ntabwo ari cyo gisubizo kuko byaraducanze. nk'ubu ngubu mfite abana gucumwere ejo bundi baje kuvoma batashe bambaye ubusa kuko amazi yarabacanze birangira imyenda zabo zitembye barabarohora.